Nimboni ya radiyo izuba mu murenge wa Gashandangoma y'Ubujambo Bosco turi ni mu karere ka Ngoma, tuje kunyarukira ni muri uyu murenge wa Kazo, ni akagari ka Birenga, umudugudu wo mu Rusenyi. Ni nyuma y'uko muri iri joro ryakeye haje gufatwa abajura bari gukekwaho kwiba amatungo y'abaturage. Ni nyuma y'uko ubwo twari tugeze aho bafatiwe twaje gusanga ingurube bafatanywe iri hagati y'ibihumbi 100 n'120. Reka twegere uwo bayibye aduhe ishusho nyamukuru, aratangira twibwira kuri mikoro za radiyo izuba. Ese mwaje kumenya gute iyi ngurube yanyu yawe uko bayibye? Uratangira twibwira. Banyita Mudenyuka Faustin. Ubwo iryo tungo ryanjye nk'uko uriho mbaza agaciro yari ifite cyangwa se ibe yari iriho yari hagati y'ibihumbi 100 ndetse n'120 hadi no hejuru yayo. Ubwo rero ubwo hari abavandimwe cyangwa se ibisambo nturanye nabyo, ariko nsanzwe nzi ko ari ibisambo byiba, nibwo mw'iri joro habayeho gusa nk'abaza bagenzura ikiraro, ariko madamu arabimbwira, biza kurangira mbabwiye ntishobora kwirarira nkica umuntu. Uko twabiganiraga dushyenga arambwira ati nta kibazo, aho kugira ari itungo ryihorere, nibaritwara rishobora no kudahera. Naje gutungurwa rero mu masaha saa 7:00 mpamagawe n'irondo ry'ahantu bita Kagarama yambuka ijya mu Mukamba. Mpamagawe bambwira ko hari itungo bafashe kandi ko abo barifatanye bamenyesheje ko bagibye ngewe. Nibwo koko nafashe akamoto ndanyaruka ngezeyo, nsanga kuko hari nk'ibirometero nka 3 aho nagibiwe naho ryari rigeze, sanga iryo tungo ni ijyanjye ibisambo. Ese niki waba uri gusaba by'umwihariko ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kazo ku bw'ubu bujura bwa hato na hato? Mu by'ukuri uko ndiho mbyumva cyangwa se mitekereza, iyo ntekereje nsanga zimwe mu nzego zishinzwe umutekano nka polisi zijenjekera igikorwa cy'urukozasoni ku bijyanye n'ubujura bukorerwa mu midugudu ndetse no mu mirenge hamwe na hamwe. Nkaba nifuzaga ko habaho gukaza ndetse no gufatanwa icyaha nk'ikizibiti dore twakibafatanye, ariko hakabaho no gufata ingamba zo kubahana. Ubwo murakoze bavandimwe. Ego nk'uko mwiyumviye, uyu ni nyir'ubwite wari wibwa iryo tungo, ariko turi kumwe n'umujura uri gukekwaho kwiba iryo tungo. Aratangira twibwira, ese atubwire uburyo ki bari kuzengereza abaturage babiba amatungo. Nitwa Nzirura Amuri. Twavuye ku muhanda tujya kwa Mudenyuka dukingurira ingurube turayijyana tugiye kuyigurisha tuyibye. Ese urabyemera koko ko iyo ngurube bayigufatanye musanzwe muziba? Ingurube bayidufatanye, umwe ariruka. Mwari muyijyanye? Twe tuyijyanye Fukwe kuyigurisha. Fukwe kwande? Twe tugiye kureba uyu mugabo rutamujyanye. Nk'uko mwiyumviye uko ari kubivuga, hari bamwe mu bagize uruhare baraye nijoro. Reka twakire abazwi nk'aba species. Reka twakire ubahagarariye atubwire mu ncamake iki gikorwa cy'ubujura muri uyu mudugudu mubereye umutekano bimeze biki? Amazina yanjye nitwa Twishime Jean de Dieu, nkaba mpagarariye species mu mudugudu wo mu Rusenyi. Ubwo ubujura baje kuduhamagara saa 7 z'ijoro ko bibye ingurube. Turangije tugezeyo abajura turabafata, turangije tubazana ahangaha ku mudugudu. Tuhabagejeje ubu dufashe imyanzuro yo kuba tubajyanye kuri polisi. Murakoze, nayo magambo nashakaga kubabwira. Ni nk'uko mwiyumviye abaturage twaganiriye nabo barimo barasaba ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma ko bwafatira ingamba aba bajura. Ni nyuma y'uko bari kuvuga ko baba batabafatiye ingamba rimwe na rimwe bazajya bihorera. Twagira umukiza James Gapaki, imbonera radiyo izuba yo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi wari mu kagari k'Akabuga, aho inteko rusange iba buri wa kabiri yari yateranye y'imidugudu 9 ikaba ibereye ku kagari k'Akabuga. Bagiye biga ingingo zigiye zitandukanye byerekeranye n'umutekano ndetse n'ibyerekeranye gutanga mituweli, kuko hari abaturage bagiye batanga mituweli batuzuza kugira ngo barihire umuryango wabo, aho babashikarije kugira ngo batange mituweli. Ikindi bagiye bababwira ni siporo, bagiye baganiraho nk'urubyiruko, kubabwira ko ari imidugudu igiye gukina umurenge Kagame Cup muri uko kwezi kwa 11 ko bagomba gutangira buri midugudu igakina siporo. Ikindi baganiriyeho ni ikirekeranye n'imvura itari kugwira igihe ko bagomba guhinga kare, babashikarizaga guhinga kare kugira kera vuba kugira ngo babashe kweza imyaka yabo no kwirinda ibi
ibiza ikindi bagiye babaganiriza ni ibihwano bimwe na bimwe babwira by'amadini babwira ko amadini amwe n'amwe yuje ubuzima gatozi cyangwa se ibisabwa azakomeza kugenda akora muri uyu murenge wa Kiramuruzi cyangwa cyane mu kagari kakabugana ibyo bagiye baganiraho ingingo nyinshi cyane no gukemura ibibazo by'abaturage bigiye bitandukanye nk'amakimbirane yo mu miryango bagiye bakemura bakicara hamwe bakagenda bayakemura. Ndi kumwe n'uhagarariye urubyiruko cyane cyane mu cyerekeranye na siporo cyane mu midugudu bagiye gutangira yatangira twibwira amazina n'intego bafite muri aka kagari k'Akabuga. Amazina ni Habimana Mustafa aba ari ngiye uhagarariye urubyiruko mu kagari k'Akabuga. Twaganiriye kuri siporo na Kagame Cup nuko kwa 11 turashaka gutangira shampiyona nk'akagari k'Akabuga. Rero twapanze imidugudu ko yakihuza cyangwa se umudugudu ukidama ikipe yose ikarya mu irushanwa, imidugudu igahura ikarushanwa. Okay, umudugudu mu tugari twose twari tugize umurenge wa Kiramuruzi, akagari ka Nyabisini uko katangije shampiyona karashoje ndetse n'agakengera soza n'agakonera soza hari yatawe akagari k'Akabuga. Ni ikihe kizere kuba mufite abakinnyi beza cyane bagomba kugaragara mu murenge Kagame Cup? Urabona ko benshi ni mu gihe cy'abanyeshuri bari kwiga, ese muzakoresha babaturage batiga? Dufite urubyiruko rwashoje kwiga rwinshi, ubyikura hari kabisa. Kereka umudugudu mikeya nayo njyango ni 3 itabonekamo urubyiruko rwinshi, ariko iyo midugudu nayo ndizera ko izahuza ikavamo ekipe ikajya mu irushanwa. Gushinga ikipe mu midugudu bigenda bigorana cyane ba mudugudu bamutwara sibo mwabashe kumvikana ku buryo ikipe mugomba kwikura neza mukazamura impano z'urubyiruko ruri muri aka kagari k'Akabuga. Yego twabiganira ariko ntabwo twabiganiriye binoze, gusa turaza dufite indi nama kuwa 4 izaduhuza tuganiraho, dore ko twanavuze yuko buri mudugudu watanga amafaranga kugira ngo bazajya baniyakira. Yego, murakoze cyane. Ndi kumwe n'undi muturage yo mu kagari k'Akabuga aho bakanguriraga abaturage bo gutanga mituweli. Ese murabona ni iki kituma abaturage batuza mituweli kugira ngo bese imihigo bajye kwivuriza ku gihe? Ni iki mugiye gukora kugira ngo mutange mituweli hano mu kagari k'Akabuga? Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ntezayimana bakunda kwita Nzovu. Muri aka kagari k'Akabuga ngo mu bintu abayobozi bacu bagize akagari k'Akabuga badushishikariza cyane ni ukwibumbira mu mashyirahamwe kugira ngo tubashe gutanga mituweli. Nibura mu gihe abaturage bishyize hamwe bakishyira mu gatsinda, niyo ugerageje mu cyumweru ugatanga ibiceri 200 ubasha kugera ku ntego ya mituweli. Bityo rero utumvishije ubuyobozi cyo bukubwira n'ubundi ntago ubasha kurasa ku ntego ya mituweli. Murakoze cyane. Ramwe murakoze. Aba n'abaturage benshi bagiye batandukanye bari mu kagari k'Akabuga bagiye batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, aho bashize hamwe bavuga ko bagiye gutangira mituweli ku gihe kugira ngo buzuze abakenewe babashe kwitanga kugira babashe kwivuza mu ndwara zitandukanye, ndetse ko bababwiye no kwirinda ibyerezo bigiye bitandukanye byagiye bigaragara ku rwego rw'igihugu. Ikindi bababwiye ni ukwirinda kunywa ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no kurwanya abajura bagiye batandukanye, aho bagomba kurara irondo utaraye irondo bakabasha kumubwira ko bakamushikariza kurara irondo, ndetse bamwe ariho bagiye bagaragaza ikibazo cy'ubujura bwa hato na hato muri umurenge wa Kiramuruzi. Boni ya Radio Izuba iri mu murenge wa Rubona akagari ka Mabare Mudaheranwa Theoneste. Aha ngeze ni mu mudugudu w'Agasharo, aho nsanze umusaza afite agahinda n'amaganya menshi cyane, avuga ko inka z'abaturage zigiye kumusonzesha. Ngiye kumwakira kuri mikoro za Radio Izuba agira icyo tuze. Uraho neza? Uraho. Tubwira amazina yawe, tubwire n'ikibazo ufite. Nitwa Senyabatera Tarasisi. Ikibazo mfite ni umuntu duturanye burira akarekura inka ze zikaza zikanyonera, nagira ndamuhamagaye akaza akantuka ibitutsi bibi cyane n'inka zanyoneye. None icyo ngira ngo mundenganure n'uko abana banjye inzara irabamaze. Umuntu ukoneshereza watuma utubwira amazina. Umuntu uyonesheje yitwa Sugira Solange. Aronesha agamije agamije kunsonzesha, sinzi icyo nziza. Urakoze cyane. Tugize n'amahirwe tubonye na mudugudu aratubwira ikibazo afite uyu musaza. Aho neza. Tubwira ikibazo umusaza afite. Umusaza yandegeye Sugira Solange ngo bigeza nijoro akarekura amatungo ye. Ubwo yandegeraga ko hari inka ye yarekuye mu ijoro ijya kuri uyu musaza Senyabatera Tarasisi.
iragenda imurira imyumbati irangiza irayicabata. N'imyumbati yari yinuye ikiniko kinini cyane. Ni icyo wamufasha kugira ngo abashe kurenganurwa kubona imyaka ye yangirijwe n'amatungo y'uwo muntu? Namutumirije uwo mugore Sugira Solange ku nshuro ya mbere ntiyaza, ambwira ko ngo yari yajyanye umwana kwa muganga. Nongeye mutumijeho bwa kabiri nanone ambwira ko yasubije umwana kwa muganga. Bitewe n'igihe gito nari mfite ntari mpari nakoreraga kure, nahise mwohereza ku kagari, ubwo ikibazo cye kiri ku kagari. Urakoze cyane. Uyu musaza afite akababaro n'agahinda gakabije ko amatungo y'abaturanyi amuzengereje, dore ko ari kuvuga ko ariho yakuraga mituweli, akaba nta mituweli ari kubona kubera amatungo ari kumwangiriza imyaka. Mukanagara Venantia, Imboni ya Radiyo Izuba, mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kiziguro. Abaturage bo mu kagari k'Agakomeye ngo bafite ikibazo ni mu gihe izuba ryatangiye kuva mu kwezi kwa kane kugeza na n'ubu. Ibi ngo bikaba byarahangayikishije abantu. Ni kubwo muri iyi nteko y'abaturage abayobozi bihanganishije abaturage, dore ko ngo mu kagari k'Agakomeye ariho bikomeye cyane. Agoronome w'umurenge yabwiye abaturage ko ngo abafite imirima ku nkuka z'igishanga ngo bajye batera ibigori buhire, kandi anakangurira abaturage ko ngo bakwiye kugira ikindi bakora cyakunganira ubuhinzi ngo bitewe n'imihindagurikire y'ikirere, dore ko mu kagari k'Agakomeye ngo uko barimye amasinde niko akimeze, ngo ntago babonye imvura ngo babe batera imyaka. Gitifu nawe aragira inama abaturage ko batagomba kwicisha amande ngo kandi babona ibihe barimo. Arabasaba kwitabira gahunda za leta uko bikwiye. Imboni ya Radiyo Izuba, Ngabonziza Leonidas, mu karere ka Kirehe, mu murenge wa Gahara, akagari ka Murehe. Kuri uyu wa mbere mu kagari ka Butezi, ni mu mudugudu wa Kivogera, habereye ikibazo kidashimishije, aho abagizi ba nabi biraye mu muceri w'umuturage baza kuwangiriza mu buryo bukomeye. Uwo muceri wari utarera, bagiyeho barawukerera ku buryo batigeze banawutwara. Kuri mikoro ya Radiyo Izuba ndi kumwe n'uwo muturage, aricyo abivugaho aratangira twibwira. Nitwa Kamegeri Arene. Ubwo ngubwo nijoro abantu bagiye bangiza umuceri, nuko mu gitondo ugiye kuwuragira ageze yasanga uwo muceri bawuciye bawunyukanyukira mu cyondo, nta n'uwo batwaye, ubundi bagenda bawujugunya mu mazi. Nuko ubwo rero aza kubimbwira, amaze kubimbwira njya kureba nsanga iyo bisi rwose bayahiye yose, hasigara akantu gatoya busabusa. Nuko icyakora nabimenyesheje ushinzwe umutekano mu midugudu, ndeba n'undi tubangikanye wo mu kandi mu wundi mudugudu, mbwira nanone mudugudu nawe arahagera arabireba, amaze kubireba aravuga ati ibi bintu ati n'ubwangizi ni n'ubwishyu. Nuko ubwo rero aravuga ati kuko nta muntu mufitanye amakimbirane, ndamuhakanira rwose ntaye pe. Nuko ubwo rero aravuga ati nta kundi rero twabona twabyishyiramo, nuko atigendere nta kundi dutegereze ibizakurikiraho nyuma. None se maze ushobora kuba uri muri koperative? Oya, ntabwo ndi muri koperative. Aho umuceri wawe uhinga mu rukundo rwawe, ntabwo ukorera muri koperative? Aho ni ku ruhande muri koperative n'ubundi nkuriramo. Wabimenye ryari? Nabimenye mu gitondo. Ndi kumwe n'umuturage baturanye ashobora kuba yahageze kandi nawe hari icyo yabibonyeho, reka nawe tumwumve. Nitwa Mukabugingo Julienne. Mu gitondo ninjye wabanjije kuhagera, ninjye uhuragira, noneho nsanga bawukereye. Noneho nibwo naje kureba umusaza arahagera. Noneho umusaza yashatse ubuyobozi bumwegereye,
nuko byagenze bawukebye barawufotafota nta n'uwo bajyanye ubundi bawuta mu mazi bawuta no mu yindi miceri. Uyu musaza arasaba ko yakorerwa ubuvugizi nubwo ngo atari muri koperative, ngewe nabashe kuganira nawe mbere ko atari muri koperative, ariko mu by'ukuri ugereranyije n'ibikorwa bye bangirije bamwangirije cyane, umuceri ntibawutwaye, nta ikigaragara cyo akeneye ubuvugizi. Hakizimana Emmanuel Imboni yaradizo mu karere ka Kirehe uri mu murenge wa Mpanga. Aha turi ni mu mudugudu wa Nyagasenyi mu kagari ka Bwiyorere, aho tugeze tuhasanga ushinzwe umutekano avuga ko yahohotewe n'umukuru w'umudugudu bakorana muri komite, akaba avuga ko yamukubise. Uyu ushinzwe umutekano aratubwira amazina ye, anatubwire n'ihohoterwa yakorewe cyangwa se akarengane yakorewe n'uwo muyobozi bayoborana. Murakoze. Amazina ni Mukotanyi Jean Damascene. Mu by'ukuri naje guhohoterwa n'umukuru w'umudugudu bita Ndizeye Felix, aho narinje kuregeraho umuturage wacu yaraje kundegera bitewe n'uko umushumba wa Ndizeye yagiye amutemera ubwatsi, ubwo aza gufata amakuru ko ubwo bwatsi buri kwa Ndizeye. Nyuma yaho nagiyeyo nk'umuntu wari uregewe icyo kirego, njyayo njya kureba urwo rubingo, hari urwari rwasigaye ariko urundi baruhaye amatungo. Ubwo tuhageze dusanga ubwatsi bukeya, uwo muturage arabunyereka. Ubwo nagerageje guhamagara mudugudu ndamubwira ati se ko hari ikibazo cy'urubingo rwibwe. Ndizeye nibwo yambwiye ati ndaje tubirebe. Akimara kuza ariko yamaze umwanya munini akiriyo ngiyo, yambeshye ko ari kuza ariko hashize igihe akanya. Ahaziye aravuga ngo urwo rubingo yarutemye muwe. Nyuma yaho naramubajije ati se urwo rubingo nimba rutemye kwawe wajya kutwereka uburyo aho hantu warutemye, tukagenekereza koko hari urubingo iyo rutemwe ako kanya n'urwatemwe nimugoroba, ni ibintu rwose ubona ko ari ibintu biri difera bitandukanye. Nyuma yaho yaje kuvuga ngagiye gushyira amafaranga 50,000 n'uwo muturage wibwa urubingo ngashyiraho 50, ngo noneho tujye kureba aho Ndizeye yarutemye, ngo nasanga Ndizeye yarutemye hanyuma ayo mafaranga uwo muturage ahita yamuha, nasanga Ndizeye atarutemye ngo ayo mafaranga nawe ahita yamuha. Ubwo nyuma yaho Ndizeye yaje kwisubira, aravuga ati se ubundi ni gute mu nterera urugo mutamenyesheje? Ndamubwira ati ariko mu buyobozi no gukorana imikoranire myiza, ntago umuyobozi ushinzwe umutekano bamuregera ngo mbure kutagera kuri tera ikibazo cyabereye. Nyuma yaho yaje kwinjira mu nzu azana inkoni. Ndamubwira ati se iyo nkoni uzanye iki? Ahita avuga ati mumvire mu rugo, nta mpamvu yo kunterera urugo mutanteguje. Yahise afata inkoni ashaka kuyikubita uwo bita Maniriho yari yaje n'uwo muturage wibwa urubingo. Mpita nyifata, nibwo nayifashe ahita ankubita ivi mu kiziba cy'inda, mpita ncika intege, ahita njomba n'inkoni. Mu by'ukuri akarengane nagize nako ngira ngo mundenganure. Mu by'ukuri ikintu kimbabaje n'ubu gikomeze kumbabaza ni ugukubitwa n'umuyobozi w'umudugudu nkanjye umwungirije ndi mutekano. Ikintu kijya kintangaza nuko umuturage aza kuturegera nkaho twakamufashije, tukijya mu kibazo cye umudugudu agahita agaragaza rangaje y'uburakari agatangira akarwana. Mu by'ukuri ntabwo byari bikwiye umuturage aza kuturegera nkaho twakamuhaye serivisi akeneye, ahubwo nyuma yaho ubuyobozi bukivanamo bugashaka kugaragaza emosiyo zo kurwana. Mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo byanejeje, n'ubu ntabwo bikinezeza. Tugomba kwakira umuturage aza tugana tukamuha serivisi akeneye, ariko gahunda yo kurwana mu buyobozi rwose nta hantu igikora. Mu by'ukuri sinzi nimba uwo muyobozi w'umudugudu nta hantu yaregwa, sinzi rwose mwadufasha. Nyiransabimana Odeta ni umwe mu bari bajyanywe ikibazo kwa shefu w'umudugudu wa Nyagasenyi cyuko yari yibwe ubwatsi bw'urubingo. Aratubwira uko byamugendekeye akimara kugera kwa shefu w'umudugudu, ndetse ari kumwe n'ushinzwe umutekano, ari nabwo ushinzwe umutekano yakubitwaga na shefu w'umudugudu. Yamaze kugera kwa mudugudu nari njyanywe n'ikibazo kijyanywe no kwiba urubingo. Mageze mudugudu nahageze ndi kumwe na mutekano,
mudugudu nk'aho atadufashije muri icyo kibazo kuko nawe yakekwaga mu bantu baba bafite urwo rubingo rwanjye. Mudugudu aho kugira ngo adufashe ahubwo afata inkoni aradukubita, bamwe turiruka, abandi mutekano agerageje gukiza amubujije kurwana ahita amufata nawe aramukubita. Maniraho Jean de Dieu ni umwe mu babonye ayo makimbirane yabaye hagati y'ushinzwe umutekano ndetse na mudugudu barwana, aratubwira uko yabibonye. Ko byagenze twari turi aho hafi tugiye twumva nyir'urubingo araduhamagaye ati muze mundebere ikibazo kiri hano. Tuhageze dusanga hari n'ushinzwe umutekano bari kumwe, umudugudu araza, hageze bavuga ikibazo cy'uko bibwa urubingo, atari ko turi kugukeka mu bantu bakekwaga ko bibye uru rubingo kuko afite abakozi barara bamwahira urubingo rw'inka kuko agura inka mu gihe umunada wegereje. Birangije ahita afata abantu bari aho tangira kubakubita, umutekano agerageje gukiza abantu bari aho ngaho, afata umutekano aba ari we akubita umugira nabi cyane, ngeze naho umutekano yafashe umwanzuro kujya kwa muganga kuko yari yahotewe bikabije. Hirwa Sovasoni ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bwiyorere. Inshuro nyinshi twamuhamagaye kuri telefone ngendanwa ntabwo yatwitabye, naho yatwitabiye akamenya ko hari amakuru dukeneye ko atubwira yahise afunga telefone. Kugeza kuri ino saha mu gihe twakoraga iyi nkuru telefone ye yari itarasubira ku murongo.